Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku mubyeyi wakonkeje ko kizira ese abana be bo baraziruye kubashaka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha, Imana imwishimire, ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yavuze iti ar-rida'a tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. Ukonsa cyangwa se ubuvandimwe mwibere no mukonka buziririza nk'ibyo n'ubundi ubuvandimwe ku maraso buziririza. Bityo amasano yose y'umuvandimwe wawe cyangwa se y'umubyeyi wawe mukonka ni nkayo masano yose y'umuvandimwe wawe kwa nyoko ukubyara. Bityo abana be ntibyemewe, barumuna be ntibyemewe, bakuru be ntibyemewe, ba nyina wabo ntibyemewe, ba nyirasenge n'abandi bose bafitanye isano nawe muri ya masano aziririjwe. Bityo ukonsa ni nk'isano risanzwe, icyo isano riziririza nacyo no konsa biziririza. Wallahu a'lam.